Murakaza neza ikaze kuri mwese still it is jobless boy puzzle come tell a big style umwana w'Imusanze everybody sti ikaze kuri mwese babwire ko ku munsi wa none comedian nyarwanda ariwe Dogiteri Nsabi akoze ibintu bidasanzwe bitigeze bikorwa n'undi mu comedian wese ku isi ya rurema dore yuko usekeje umukuru w'igihugu His Excellency Poul Kagame nk'uko mubireba muri video yacu. Ibi ngibi rero nta wundi muntu wigeze ubikora, ariko nyuma yo kumusetsa se hakurikiye iki. Yibuke kore ku ijambo subscribe kugira ngo amakuru ya showbiz atandukanye ndetse nandi akomeye cyane acaracara ku mbuga nkoranyambaga aba agishushe kandi nta wundi muntu urayatara ku kiro 5 ikaze na none. Ubusanzwe Nsabimana Eric ni umwana wavukiye Imusanze ku bitaro bya Ruhengeri nk'abandi bana bose basanzwe. Nsabimana Eric agikora kuri TikTok nibwo yaje kuba yabana na Kiramani aramurokirita kuko yamubayemo imana idasanzwe. Dore yuko abandi bazamuye Kiramani nka Nyakso barazimye kugeza kuri amagingo nta kindi kintu kidasanzwe basigaye bakora, kugeza naho Patino asigaye akunda kureklama ku mbuga nkoranyambaga ngo yanze ko bakana kamutera inkunga kugira ngo abashe kuba yazamuka. Abo agenda akunda gushira mu majwi harimo H.E ifitwe na Murinda Habi Irene, kandi ikindi akunda gutangaza kuri Isim TV nawe avuga yuko hari ibintu byinshi batamufashije ndetse n'abandi batandukanye. Gusa ngo Patino we ashima abanyamakuru batandukanye cyangwa se abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga batandukanye harimo nka Nyakso ndetse na timu ye, ariko ntabwo nshaka ngo nibande kuri Patino ahubwo nakari kanyuzemo kugira ngo menye uko muri showbiz bihagaze. Rero umwana w'Imusanze nkuko naje nkunda kwita cyane ngo umwana w'Imusanze nuko ikintu kitari gisanzwe gikozwe n'umwana w'Imusanze ubawe cyane kandi hejuru cyane. Niki ngiki dore yuko mu nama yari iteranywemo n'abantu batandukanye, abazungu ndetse n'abandi ba diaspora batandukanye, bakibona ku ingendo itagira ikwisa ndetse n'imyambarire iteye ukwayo, bose bakimubona barasetse birabarenga bijyanye n'udushya aba yihariye. Bamwita Dogiteri Nsabi, kandi dore yuko izina rya Dogiteri Nsabi atari komora mu mashuri nk'uko abitangaza. We avuga yuko yari afite inzozi yo kuzaba dogiteri, ariko bijyanye n'uko atabonye amanota akomeye cyane cyangwa se yamupromotinga kugira ngo abashe kuba yakwiga kaminuza ngo abe dogiteri nk'uko yabitekerezaga. Uyu Dogiteri Nsabi yahise avuga yuko atabura byose nk'ingatimenye, agomba kuba iri zina yaryiha dore yuko kabone nuko ataba yarize. Uyu Dogiteri Nsabi hari ibintu bitandukanye agenda atangaza bikurura abantu batandukanye, dore yuko bigoye cyane kuri komedi nyarwanda kugira ngo umuntu wese atere imbere atitabaje Nsabi. Mbese Nsabi asigaye yarabaye imbarutso cyangwa se amoteri ya komedi nyarwanda kubera yuko ibyo akora birogera abaturarwanda kandi bikanabashimisha, bityo umuntu wese akumva yabana Dogiteri Nsabi muri komedi kugira ngo agire hava n'akagera. Dogiteri Nsabi akenshi akunda gutangaza ibintu bitandukanye avuga yuko we ikintu kirangwa n'ubwibone atakirangwaho, dore yuko we yafashe umwanzuro wo kutagira inshuti mu buzima busanzwe bwa buri munsi kubera yuko yarazi ko azagafata, bityo igihe amaze kugafata inshuti ze babanye kuva kera zikaba zavuga kiti Dogiteri Nsabi nyabunda nk'umuntu twabanye kubera iki wageze iyo uje ariko ntutwibuke. Ibi ngibi akaba ari byo Dogiteri Nsabi ashingiraho avuga yuko atigeze agira inshuti, ahubwo we mu magambo makeya azagira abantu bakeya azamenya, kandi ikindi azashobora no kuba yakwitaho kugira ngo muri make atajya anyura ahantu maze bakavuga bati dore nguriya wa mustar ndetse n'abo mu Rwanda muri rusange. Mu gihe cyose waramukanya wifuza kugira ngo zigeze 5 kora ku ijambo subscribe aho hepfo, ukanda no kunzogera like, share ndetse na comment kugira ngo ibi n'ibindi biganiro bitandukanye bijye bikomeza bigenda bikugeraho 5 kuri 5.
Hasta la vista, still it's your bless. Boy Pazo Kamtela Big Style Teacher P.A.K.A. The Baddest. Hasta la vista, amahoro y'Imana abari namwe. Asantene sana.